ukeneye kuganira ndagubwira ni nkwe rugari rw'ibiganiro nkuko nakubwiye uyu munsi mu muryango ndagije Imana uramutswa Rutayisire dufite umunezero dufite inkingi uyu munsi turashyingira dusabisha umwana wacu tubyaye Ishimwe Germaine babizi ko ubukwe bw'umuco bugira intambwe 9. Nambwe ya mbere ni iranga, ya kabiri ni fatarembo, ya gatatu ni ugusaba, ya kane ni ugukwa, ya gatanu ni ugutebutsa, ya gatandatu ni ugushyingira, ya karindwi ni ugutwikurura, ya munani ni uguca mu irembo cyangwa kujya kuramukanya, iya cyenda ari nayo ishyiraho umupfundikizo no gusubya amaguru. Hanyuma rero bukwe buri muri izo ntambwe zose bugira ibintu n'abantu. Nabonye abamenyera za Nyabunure na Nyabwanure kandi mu gihe cy'itambagiza gitenga namenye abansezeranya bamenyera ibicuba bakamenyera ibidakombwa abo ni inkingi y'ingike y'abarugori rwera. Hanyuma rero nawe niba wamenyera abajarira abayimenyera injariro cyangwa se n'ibindi ndagira ngo guhera ugari rw'ibiganiro ukomeze utuganirire. Hari hagezweho umwanya w'abatumiwe, ntukiri umushyitsi rero uri umusangwa, ukomeze uganire uhawe rugari rw'ibiganiro. Mugize neza kuba mutwakiriye muri iki gitaramo dusanze murimo, kandi kuko nabyivugiye uti nta gitaramo twakora mutahari. Mwaradutumiye kuko mwatumiye umuryango wa Munyarubuga Federico uhagararira Muhirwa, tukaba rero twaje twitabira ubutumire bwanyu. Hari ubwo uyu muhungu uhuza amagambo yagize ati ni umwanya mwiza wo kugira bamwe mu bana bacu banyu kandi bazamurwa mu ntera, kandi umuntu yazamuwe mu ntera mu by'ukuri barishimwe. Akaba ari muri rwego twaje natwe kwifatanya namwe kugira ngo dufatanye muri ibyo birori byiza cyo kuzamura mu ntera bamwe mu bana banyu, kandi birumvikana yuko naba barakoze neza, bityo n'abataragize ku manota abandi bagize babonereho bibatera akanyabuga kugira ngo nabo bazashimirwe. Muri biro rero nagira ngo twegere tukugezeho yishime izo ntambwe nziza abana bacu bateye, bazitere utambuke tubanze turamukanye sha bamubantu simba mubeye. Gakoze cyane namahoro bavuze kumwa nagasa n'abakobwa beza bose umwe nagasa n'ubwoya bw'inka umusirimu. Gakoze rero iri ntwererano. Gakoze cyane mukomeze mwizihiza ibyo birori iyo munsi mwiza wo kuzamura mu ntera bamwe mu bana banyu. Iyi ntwererano iturutse kwa Munyarubuga uhagarariwe na Muhirwa. Turishimye mwamenye ko twatwerewe. Ariko nagira ngo mbatangarize ko ayo mashinyagaye abagore baraho bamenye twaciye twerewe cyangwa tubaze natwe dushime ko bemeye ibirori byahaye. Wakoze mubyeyi Rutijana, ndagira ngo ngutangarize mu ruhame yuko ingata yawe igiye mu ruhamo. Urakoze cyane. Igiye mu ruhamo rw'umuryango y'ingata igiye mu ruhame iturutse ku nshuti itarengejwe urugo kandi ni mu gihe yiturutse kandi mu rutoki rwo kwa Munyarubuga. Ugenda batubwira uti tuvumye umwaka mu rutoki rw'uwo musaza, Imana izarurinda amasata rurinde rukukumba shingwe akomeze yagagaze mu bagaga nk'umugaga igiye mu ruhamo rw'umuryango. Urakoze cyane. Umuco ntawe utwerera umukene cyangwa uwaruta, ahubwo ukomeje urugata rwacu n'ijambo ry'Imana riravuga ati abafite barongererwa yageze mu zindi. Murakoze mushyira mu zindi.
rero nshuti yanjye Nsengiyumva karame mubinyemereye rifite bw'umuryango mwaza kugera umwanya hanyuma mubagezeho n'ubutumwa bw'umuryango. Umwanya n'uyu murakoze yego ndagira ngo sabe wa mukobwa n'undi anjegere kuko Munyarubuga yarambwiye ati nugera Rwandagisha Imana uhagarare Isire ntuzabagezeho ubutumwa gusa ahubwo uzabanze bature inzoga hanyuma ubundi babwire ubutumwa naguhaye. yego nuko murakoze. Hanyuma rero umubyeyi Rutijana mbizi neza ko wagutumye, yari abizi neza ko hano haba inzu hakaba ibindi bitoya kuri yarabizi. Hanyuma rero Kereva bwira bashiki bawe bazana inzuho hanyuma inzoga tuyikatire, burya urubanza rw'inzoga ni ukwiba umukebuke umuhogo rero burya uzi kurukata uzukata urubanza rutasubirwaho. iyo yarwagiye kwa muhogo yageze kwa muhogo ntigaruka. Sesagura ndabona ari umusaza. Ntukansesagurire inzoga mba nifitiye inyota. Rutija ko mbona nta mpiza aho ibi bibunda ntibyatumye mutabona uko mwuka urwira. Harimo agashyuhe nabonaga nta mpiza. Wekeze cyane nsogongera nsoma atari ukugukeka ko ubwanika ahubwo watuye kuzogongera n'umuco. Rutija turameze byose kwa Munyarubuga no ku Mwenga none igihe no Rwandagisha Imana mwamariyemo harindi nziza mwahishe mwamariyemo rwose. iyi niyo niki Rutija Nsengiyumva urumva inzoga atari ndumva wagira ngo hari uruho rwabacitse. nta rwaducitse ntabwo iyi ni yanzoga n'ubundi. Ariko reka nkwereke Rutija n'ubundi ryo uganira saa y'inzoga yaba umubyeyi Munyarubuga n'umubyeyi Rutayisire ndetse n'umubyeyi Ndagije Imana n'imfura zitahuriraga ku bibindi ndashimye ganira. Murakoze cyane murakoze cyane. Kugira ngo umuryango mugari wa Ndagije Imana Germain uhagarariwe na Rutayisire Nosa, ndagira ngo mu izina ry'umuryango wa Federico uhagarariwe na Muhirwa Stanislas tubashimire uburyo twakiriwe, tubashimire uburyo mwatwiteguye uburyo buhagije, tubashimire ko mwemeye yuko tubatura inzoga kandi mukaduha n'umwanya wo kugira ngo tubagezeho ubutumwa. Ubutumwa bwa mbere umuryango wa Federico Munyarubuga wantumye ni ubutumwa bw'urukundo, urukundo rusanzwe n'ubundi ruranga imiryango yombi yaba abo Munyarubuga ndetse n'Uwandagisha Imana. Murabona intambwe twateye kuva mu karere ka Nyagatare kugera Rwamagana, n'ubu hagati aho turahazi kandi mu ntara imwe ariko turere tutegeranye. Urwo rugendo rurerure rero n'urw'urukundo n'ubundi urukundo ruganisha ku miryango. Nagira ngo kuri uyu munsi nk'uko twarisezeranye bushize wari umwanya mwiza wo gusubukura ikivi
twatangiye imbere mu gihe cyashize. Murabyibuka neza yuko duherwa kuza mu muryango wa Ndagijimana uhagarariye Rutayisire, tuza tubazaniye ubutumwa bw'umuryango, tuza kubasaba irembo ry'umugeni. Nk'uko bisanzwe ntabwo mwigeze muzuyaza, kuko atari bwo bwa mbere n'ubundi mwatwemerera irembo ry'umugeni. Irembo muraritwemerera, ndetse dusezerana yuko tugiye guhuza imiryango, inkuru nziza nk'iyo mukayigeza ku bandi batari bahari, natwe tukabwira abatari bahari, kugira ngo tuzagere umunsi duhura turi benshi nk'umuryango, hanyuma tugasubukura ibyo biganiro. Twumvikana mu minsi ishize tubatuye intumwa, mwanyanageze neza kuko mwadushimiye yuko intumwa yabagejejeho ubutumwa ko tuzaza. Uyu munsi rero wari umunsi wo kuza noneho gusaba umugeni. Wa mugeni, wa mukobwa twafatiye irembo kandi mukariduka. Turifuza yuko abo bana, ndavuga uwanyu n'iwacu, ko nabo bagira umuryango nk'uko natwe dufite imiryango. Mu bakobwa banyu, umuhungu wacu yabengutse umukobwa witwa Nishimwe Germaine. Umuhungu wacu akaba yitwa Shyaka Bienvenue. Ndagira ngo rero babyeyi muhagarare umuryango mugari wa Ndagijimana, babyeyi muri kumwe na Rutayisire Innocent, mutwemerere muduhe umukobwa tumushyingire umuhungu wacu, tugire amahirwe yo kongera kugira umukazana mu muryango wacu uturutse mu muryango wanyu, kuko sibwo bwa mbere mwadushyingira. Ntabwo uyu munsi ariho haba impamvu yatuma mudadushyingira. Tugire amahirwe yo kuba namwe mwagira umukwe uturutse mu muryango wa Munyarubuga. Babyeyi musanzwe muduha, n'ubundi icyizere tubafitiye, urukundo muhora mutugirira, nubwo natwe tubagirira, mutwemerere umugeni Nishimwe Germaine. Hari uburyo mwigeze kuvuga ko muri mu birori byo gushyingira Nishimwe Germaine. Erega abakobwa banyu bose ntibanishimwe, abakobwa banyu ni ba Germaine, abakobwa b'induru nziza, abakobwa beza. Wabatandukanye utese? Ntabwo nje kubabuza gushyingira, mugomba gushyingira, ariko natwe turabasaba yuko Nishimwe Germaine mwamwemerera umuryango wa Munyarubuga, bityo tukagira umukazana umuryango wanyu, namwe mukagira umukwe umuryango wanyu. Ni amahirwe Imana yagiye iduha. Yaduhaye kubyara abahungu, ariko iduha no kubyara n'abakobwa, ariko nta mahirwe twagize yo kubyara umukazana, ntayo twagize, kuko bibaye bityo yaba ari amahano, kandi ibyo ntibyabaho byo kuzana abaho mu Rwanda rwacu. Kugira ngo babyeyi, ijambo ry'umuryango ryari iryo. Murakoze kandi igisubizo cyanyu cyiza.
Usemabo kandi abantu mwagendanye cyangwa mwazanye ariko ayo mashyi koko urabize Mabo nari ngize ngo mwagendanye ariko mbonye ko mwazanye turi kumwe nari ngize ngo urababeshyeye oya urakoze Rutija kandi se cyo ibyo uvuze ntabwo ari amaribonera ahubwo bifite intangamuganzanyo ngushimire ko usanze umuryango mugari ubushize uzaba usanze ku mpuzandengo itangana gutya umuryango wa Munyarubuga ubereye ku isonga na Muhirwa Rugigana n'umuryango wa Ndagijimana ubereye ku isonga na Rutayisire Bugingo Innocent ni imiryango ihirana kandi ihuje amazira gushyingirana bimaze kuba urujya n'uruza nk'umuyira w'indozi ndetse muza kudusaba irembo twarabibabwiye by'uko ibyacu duhirana kandi duhuje amazira uyu munsi rero uje umuryango mugari wateranye nk'uko intumwa yawe yakurajeho umuzinda umuhungu umusabira twamwumvishe ko tumuheruka runoga ariko na Nishimwe Germaine ni uwa hano kandi iyo umukobwa ari Nishimwe Germaine hari amazina bamaze guta ahubwo ageze igihe yashyingirwa niyo mpamvu ntirwa mbaza gusa ageze igihe cyo gushyingirwa ndabizi arakuze kandi no muri uyu muryango ntitugire ikinege burya rero cyagiye uza kudusaba irembo ntabwo twigeze tubishidikanyaho kuko irembo ntawe uryimana burya irembo ni nk'ibiryo burya ibiryo bihiye ntawe ubyimana burya uwimana ibiryo ni umutindi wo ku mutima nta mfura rero yimana irembo ariko iyo bigeze mu nka n'abageni byo bibicyitonderwa burya nta bikina bijya mu nka n'abageni siko bizi nawe mama ndabizi niko bimeze hanyuma rero ndagira ngo nje n'umuryango n'izi mfura uwo muhungu ntiyagize umurangara nta mugeni utagira umurangara nibyo ndabizi kandi umurangara iwanyu ntari iwacu si ba nyirasenge nibo bamuranze kuko burya umuranga ntabwo ajya iwacu byaba bitwa kubungira abaranga b'iwanyu ndabazi ni bashiki ba Munyarubuga hanyuma rero ndagushimiye hanyuma rero umubyeyi Rutijana ubu natwe tugiye kubarambagiza nonaha dore kiriya gihe mbere yuko muza mwafashe umwanya muraturambagiza ariko ubu natwe mugiye kutwemerera tubarambagiriza twebwe murabyemera turabyemera uzi ukuntu turambagiza abantu turabarambagiza kugira ngo turebe niba atari ibifura cyangwa ibyegura muheto kugira ngo umwana wacu tutazagira ngo turamushyingiye ejo bundi tukamubona ibifurumba agarutse ataje kudusura ahubwo yagumuruka hanyuma rero tubarambagiza muri ubu buryo tubarambagiza ubupfura tukabarambagiza imiganirire nuko maze batunyura tukishima tukabashyingira abantu batagira amajorwa hanyuma bakatubera ba mwana ariko ntitwigera twitana ba mwana ejo bundi umubyeyi Stanislas azahura na Innocent baramukanye nka ba mwana ariko ntibitane ba mwana burya nta wihamagara bisa nuko nta mwiza w'isoma burya niyo wa Miss w'u Rwanda ntiwakwihaka bizu warindira ugagahabwa n'undi niyo mpamvu nawe batakwitana ba mwana hanyuma rero umubyeyi Rutijana uwo muhungu harya ngo ninde mumusabira yitwa Shyaka Byemveni muhera bukarunoga yaje kugira ibigwi byashyingirwa umusore pe agira bigwi ikisi ni imwe mu ntwari z'iki gihugu nuko ndishimye bene abo turabashyingira bene abo turabashyingira nuko ibigwi by'ubona ari icyazo cyangwa ni imonyi icyazo nuko ndishimye cyane ubwo ari icyazo se ko numva wabigira ngo afite umugore binteye amakenga ariko nabyo
aragira amashagaga yo kuba yaba umugabo, ibigwi bye ndumva bitagenda ku igare ahubwo ari ibyakenera aho bamukomere mu mashyi. azamujye n'umuhanga uwo ndagenda numvaza. Hanyuma se ndakubaza n'ikindi, uwo muhungu ni igihanga cyangwa ni igihenga? Ariko nshingiye ku cyo uvuze haruguru yuko yifuza kuba umugabo, ndumva akeneye ko tumugira umugabo, akagira amegamo, akagira sebukwe na nyirabukwe, bene uwo namushyingiye. urakoze cyane, amashyi menshi menshi, ahubwo ni impundu nyinshi. Yego twamushyingira. Yego Rutija. kandi senyo. Hanyuma rero burya mbumwe, ariko kandi ntabwo nganira mu muryango wose. Ntabwo nganira mu muryango wose. Hari Damiyani rero hagararira base wabo na ba nyirarume, nawe ibyo yavuga ni kuri muri uru muryango Damiyani. Tujya Urakoze Damiyani. byumva ubundi dusanzwe duhanika n'abageni, ukuntu haturi ijambo ryiza rero, ukuntu bari gufatira iwacu, iyo turi kwemerera turi bamwe, turi umuryango umwe, dusanzwe duhanika n'abageni. None rero Tija yakije rero muri abantu bavuze ko tumuhatereye imisango, umugeni n'uwawe pe. Urakoze cyane. Damiyani uvuze neza cyane. Rutija. Nari mbonye baza n'ubundi Damiyani yekondera. Asanzwe ari imfura. Hanyuma Rutija, urabizi yuko ubuhake budaturutse mu mbere buca ikirago. Buri mwana aravuka bakagenya, nyuma y'iminsi 7 agati inkundi, uhereye ubwo banyi nabo na banyirasenge bakarazwa ishinga no gushyira imugongo, abandi basimbuka igihuru bashaka igisabiko cyangwa uyu mwonga n'akaryabaryaba, bakumira umwanzi ngo atazatanga umukori n'ababirende. Yaba yigiye imbere agwije amayusi mu gituza, bakamujyana ku kiyaga bakamwereka inyogaruzi, hanyuma ya inyangaruzi ya Rumiyusi bikabirenga ry'abaranga yuko uwo muryango waganwa, ubwo abantu bakaba banyoye gukutu. Kere njyane ndanguramujwa kwa banyirasenge ahangaha mushyira indangururamajwi. S'il vous plaît mes amis, tubapigie makofi, clap your hands. N'abasore baje bambaye sandali, nakoze ubushakashatsi mu nshamake y'igihe nari mfite, ndibaza nese umusore utagura congo yaguriye igitenge cy'umugore, ariko kereva nicyo bivuze bitarisubiza. Sanga abana basore basomye Bibiliya, sanga barayisesenguye, bamenye inkuru za Yesu Kristo igihe yatemberaga mu butayu, ariko cyana cy'indogobe nawe yari yambaye sandali. Siriya tubakomera amashyi n'urugero rwo guca bugufi. N'abasore baje bitwaje icumu ry'injonga ryagenewe gucungura uryitwaje. N'abasore ibyo bambaye n'ibikomanda, ushatse kubigana byakuvuna. Urabona ko byagusaba gufata Rwanda ya ukerekeza Dakar muri Senegal, ariko ntabwo waberwa nk'aba kuko burya haberwa traye bo barabereye, wagira ngo no mwami Muhammad wa gatandatu y'ubwami bwa Maroc. Twongere tubashimire. N'abasore rero wavugaho byinshi, ubateye metero uburebure barayingayinga musinga kubareba n'ukurarama, ariko nagize impungenge mwe gusaba n'uko ari gutanga n'ukwa data. Ese turaza gushyingira korali, turashyingira ikipe nka APR cyangwa se Rayon Sport, ese turashyingira bataliyani? Babyeyi nimutumara amatsiko tuze kumenya ubasomye ntambwe n'ibigwi byaka byemveni, nubwo bose bari bakwiye abageni muri uyu muryango. Umwanya n'uwanyu.
Nsengiyumva. Karame mubyeyi Aimable. Wabivuze neza uti iyo ndeba kugana ndabona utaje kwisabira, nagira ngo muri uyu mwanya sabe umuhungu wanjye Bienvenue iri imbere, taza kuvuga ngo ni koperative twaje gusabira. Komeza, nagira ngo urakoze cyane, reka musanganire nanjye. Nguyu mbanze ngushimire, urakoze cyane. Nguyu Shyaka, nguyu Bienvenue, nguyu umukwe w'umuryango Baragijimana. Ndagushimiye, ushimiye ko mvuye mu majune, ngira ngo abahungu bose hari ababitegereje bakavuga ngo Rutijana wasabye umugeni wo gushyingira umwe, ngo abahungu bose bakubye umugongo kuri Jerimene yawe ubona, ariko mushimire ko mvuye mu majune. Urakoze cyane, akira ikiganza Shyaka, siga inshyimbo hariya, hanyuma ushimire. Mwamubonye umukwe cyangwa ntabwo mwamubonye? Shyaka, nimuziririkize muzimaremo rwose izo mpondo. Wongera n'ingabanano. Uko no. Murakoze. Nabonye ahantu mwicaye abantu bataraza kuvuza impundu, kiriya gice cy'impundu zishinze Mama Brenda. Kiriya gice ndazishinga nde? Mama Sebu. Amashyi y'abagabo ndayashinga yote. Hariya. Hanyuma rero Shyaka ndagushimiye. Hanyuma ay'imbere ndayashinga Mwarimu Randa. Ni urayobora ya hano. Hanyuma rero Shyaka, aya mashini impundu wumvaga ni ikimenyetso cy'uko tuguhaye ikaze risesuye. Bivuze iki? Bivuze kuri umukwe hano muri uyu muryango, ariko utari umukwe rubanda. Ntangaje kuri umukwe mwana muri uyu muryango. Nta cyemezo gikomeye n'iki kimwe mu muryango iwacu kwa Ndagijimana, mu muryango mukaruramutswa Rutayisire Bugingo Innocent, kizigera zifatwa utarimo. Ugeze iwacu ntuzigera wicara ku gatebe ka mukudakoye cyangwa agasonga bugari, ahubwo uzajya uhabwa intebe y'imvunwa yakwewe zigashima. Dore n'ikimenyetso none ahangaha, aho wari wicaye ngiye kuhicaza abandi, uzamugwe mu ntera muri uyu mwanya. Keva, gutunganya icyicaro. Nagira ngo nawe mubyemeye, tambuka hanyuma abasaza bose bakuramutse baguhesha umugisha n'abagwiza nanyure muri iki cyerekezo. Ahera hangaha muhaguruke babyeyi. Here kuri uriya mubyeyi Saro ari aziga umugisha w'amafaranga cyane. Uraho nawe nugira amashagaga yo kurongora uzaze tugushyingire. Uraho nawe wewe ujya gusa n'umutoza wa Rayon Sport, nitugushyingira tuzadushyingiye. Uraho nawe wewe ndakon twishimiye. Uraho niho rero niyo wagira amashagaga ukaza nta wundi mugore nzagushyingira, kuko ndabona ufite undi uhama n'ufite, ahubwo uzaba umujyanama w'uru. Uraho nawe ndabona ukiri muto ariko gukora mu ntoki mvagira mufite amafaranga karaje. Nawe nukenera kurongora uzaza ahangaha. Weho ndabona kukureba mu maso ariko guharamba inzovu. Ikirere n'icyaro udahiga. Nawe uzaze ngushyingire nzagira abuzukuru be. Nawe nuko weho ikirere nk'icyamusinga. Hanyuma rero mukomeze, hanyuma ababyeyi babaha umugisha. Clever, zamura mu ntera babakwe nabashimye umunsi umunshyirire ku ntebe y'imvunwa, hamwe n'abandi bashyire kuzizegereye. Kandi mviriye ruhande rimwe, sinshaka ko Rutijana ansaba Jerimene uhita ujya kubwira nyirasenge mukuru w'abakobwa uti kwiza Karimbiro ushaka ibyanganga, ubusasa bufatwe n'ubuhivu, hanyuma Jerimene aze hano mubwire. Usibye numva gita gukomera amashyi. Bidukundiye, bibakundiye, ntabwo dutegeka, turasaba itariki 21 ukwezi kwa Werurwe
umwaka w'ibihumbi 2026 icyo gihe nikigera bibakundiye twe bizadukundira kuko tugiye kwitegura kandi icyo gihe muzasanga twarabiteguye muduhekere mu gihe twabasabye mwaduhaye murakoze igira imana. ayo ngayo arahagije ukurikije ukuntu ibiganza bibuze. Hari abagibuze ariko bashatse bagakongera. Murakoze cyane. Emabo Karabesha cyane. ndagushimira ibintu bibiri. Ngushimire ko utari inshuti y'amananiza. Buriya ngo inshuti y'amananiza ngo ikugoroza intege z'ikijumba. Ngushimire ko unsabye ibikuru. Nshingiye kuri ibyo n'ibyo nsabye ibyo byose ndabikwemereye. Murakoze cyane, murakoze cyane. Kandi batubwirira uti ntabwo batungana umwana n'impano bakoye. Ubatubwira uti uwo munsi mwifuje ritarinaga mu gicu. Uti nimara kubona ikizeneko nzabwira abajarire bamenye inkanda zaba rugori rwera ariko menye n'injome z'abana z'urugendo. Ibitugu byanjye ntibigiheka ariko ababyara b'umwana n'abasaza be bazaremerera. Hanyuma tujye mu mujishi tuze tubahekere umwana yurukira aho ngaho. Ngiye kubwira ba nyirasenge ntimudandure murambye mutsinda akabero, abandi mwishingikiriza akaboko mubwire Germaine akari murori rya jambo ribwira umwari ukuza ukundi yabamwibaruka, abandi bakwiza akarimbiro azahagera. Hanyuma icyo ushorejeho umugabo n'usohoza ubutumwa bw'abamutumye. Nibyo urabizi. Nanjye iyo mpamana nawe aha ntakubeshye nari kugira ikibazo nari kugira ni nk'icya Musinga ngo hari abantu bigeze kumusanga ku murwa i Nyanza umwami w'u Rwanda ngo ahamusange ngo arababaza ngo mwaje gukurikira twaje mu butumwa ngo hashira iminsi arambagira igihugu arongera arababona atari ko mwabagabo mwebwe mwambwe ngo mwaje mu butumwa bati yego atajya bwari Uganda ati bwa Yezu Kristo ati se muzabumushyira ryari ati rego wadutumye twarazanye ati yo ati mwe nta ntumwa zibare ati watumye ntabizera aranabiherekeza mukajyana ati nge nabanyaza tuwatumye agatumye nk'abihina nkiko agatuma kamuzinzi karusagari ntari yakankaruke bangusho agatuma muronderera abantu batuyatumye bwe nabanyaga rwose mushimire nanjye ntangaje mu muryango ko watuma yatuma wowe none reka murinde gusengera. Ndabizi iwanyu Stanislas ni umunyarugwiro bagufitiye uruhisho kandi impambira uturuhisho renga nze nkumenyere impamba nabonye umuntu uzi iwanyu hari umuntu wakwije ubucuruzi ahantu hose mbona handitse ngo bikonje nkabona handitse ngo hari n'icyayi bikonje. Namenye rero ko umuntu ujya iwanyu umuntu yaciye kwa bikonje ntajyana ubutumwa bwanyu ntunyure kwa bikonje. Ibi byose ni impamba kwa Stani hari uruhisho. Inyota ibakundiye mwazigezayo ariko inyota itabakundiye nanone yaba umubyeyi Rutayisire ndetse n'umubyeyi Stanislas n'imfura zitamenyanira ku bibindi. Iyi ni impamba y'urugendo. Urakoze cyane. Uyu mwana kugereze ku ngobyi. Urakoze. Bibiliya igitabo kitubuza kubyata mu byaha hari ahavuga ngo aho muzagera bakabakira muzabasabire umugisha. Niba nta mikungugu y'inkweto ihari turabimenya. Hanyuma abagifungura bakomeze bafungure. Umushumba umwe mu bashyitsi agiye kudusabira umugisha. Abafungura bafungure batuje. Amasezerano y'abana ntabwo aba yakure, urusengero narwo ruri bugufa aha ngaha nta metero 500 zirimo uvuye aha ngaha ujya ku rusengero aho